umuririmbyi yararimbye ngo umugisha mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu bw'Imana nabayihawe ngo nayihawe mu gihe nihannye ibyaha kugira ngo rero winjire mu mugisha biragusaba kureka icyaha ndetse n'igisa nacyo ukumvira Imana wakumvira Imana nayo ikaguhindurira amateka ntabwo Imana yaguhindurira amateka utarayumviye biragusaba kumvira Imana ihabwa icyubahiro iyo wumviye Imana ikaguhindura ubwoko bukomeye ikaguha umugisha uhinduka umugisha aho ukanagiye umugisha biravuga ngo icyo cyazakoraho cyose kizamubera cyiza iyo wumviye Imana ikaguhindurira amateka niyo wacuruza pasiparumu izi pasiparumu zagurwa kubera iki wahindutse ubwoko Imana yishimira wahindutse icyo Imana ishaka ntabwo Imana ishaka ko tuba icyo abantu bashaka ahubwo Imana irashaka ko tuba icyo ishaka mu yandi magambo ntabwo Imana ishaka ko wemerwa n'abantu ahubwo Imana irashaka ko ari kwemera kuruta uko abantu bakwemera aho uzasanga umuntu wubaha Imana ntuzamusuzugure bitewe n'ubuzima ahagazemo butewe n'igihe ahagazemo kuko Imana ijya yemera ko umuntu yubaha ahagarara mu gihe icyo ari cyo cyose ariko ikindi gihe cyagera amateka agahinduka ntuzamuvugeho jya wicecekera niba udafite icyo kumukoraho ceceka niba udafite icyo wamufasha ceceka uceceke wigendere kuko numuvugaho ukamuvugaho nabi nawe Imana izakuvugaho nabi iravuga ngo uzakuvuma nzamuvuma kubera iki kuko wanyumviye utazakwifuriza ibyiza nta byiza azabona utazakwifuriza iterambere warumviye Imana nawe nta terambere azabona ariko uzagusabira umugisha nanjye nzawumuha ndagira ngo ubwire ngo umvire Imana ibindi uzihorere Imana izabyikorera ntabwo Imana yagutabara ukiri mu bigirwamana by'iwanyu hari ahantu Imana itaguhera umugisha hari ahantu Imana itasohoreza isezerano kugira ngo Imana isoze isezerano birasaba ko ugira ahantu uva ukagira ahandi hantu ujya Imana ishaka kuko Aburahamu ntabwo yigeze asorezwa isezerano akiri iwabo kugira ngo isezerano rye risore nuko yumviye Imana akava ku gihugu cy'iwabo akava ku musozi w'iwabo akajya ahantu Imana ishaka nibwo Imana yamusoreje isezerano kandi wibutse ko Imana itamusoreje isezerano ari mu nzira agenda yamusoreje isezerano yarageze ku musozi Imana ishaka yamusoreje isezerano yaramaze gutandukana n'iwabo atandukana na Loti atandukana nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mbifuriza amahoro y'Imana kuko bisanzwe muri kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Himbazwe Theophile mbifurije kurindwa n'Imana dushimye Imana itwemereye kongera kugaruka tuganira ku ijambo ry'Imana munyemerere imbere ya byose yo kugira ikindi kintu tuvuga tubanze twubaha Imana dusenge Imana mu izina rya Yesu Imana nyiringabo Imana mugenga wa byose Imana yo kwizerwa Imana yo gupfukamirwa Imana yo gushyirwa hejuru Imana yera kandi Imana izahora yera turagushimye tugushimiye ko abanye natwe kandi tugushimiye ko wakomeje kutubera Imana tugushimiye ko wakomeje kutubera igisubizo izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze tuguhamagaye nk'Imana muri iri teraniro kugira ngo uzubane natwe kandi dusenze tuvuga ngo mwami buri muntu wese uri bukurikire iri jambo ahabwe umugisha nawe abohorwe nawe agendererwe nawe abarusha baruhure ababuze icyerekezo baremere icyerekezo kumuririmbye yaravuze ngo Yesu mukiza umva ko nganya ukugendera abandi nange ntusige abarimo baganya mwami kubwira ijambo nabo ntubasige nabo bagirire neza ubarengere nkuko Dawidi yavuze
muri Zaburi ya 23 aravuga ngo ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi, kabiri usiga amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Nyemerera mwami buri muntu wese ugiye kumvira ijambo atunganirizwa ameza mu maso y'abanzi, musiga amavuta mu mutwe, igikombe gisesekare, kandi neza yawe imwomeho mu izina rya Yesu. Umurengere nk'Imana kandi umutabare nk'Imana. Abadafite kivugiro bavugire, abadafite kirengera ubarengere, abadafite ikerekezo ubaremere ikerekezo, ababuze uburyo ubaremere uburyo, uko muri wowe harimo byose. Umwe mu bacu yaravuze ngo nama ntangara iyo nkubonye sanga urengeye uko bambwiye. Nyemerere buri muntu wese akubone mwami biruta uko bamubwiye kutabara, akubone biruta uko bamubwiye kurema, akubone biruta uko bamubwiye kuhindura amateka. Buri muntu wese umwiyereke nk'Imana kandi umubere igisubizo, umubere ubwugamo. Urakoze mwami, urakarama ko wemeye kubana natwe, kandi ko wemeye kubohora imitima ya benshi, kandi ko wemeye kurengera abantu, ukemera mwami gushingira abantu ibendera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze mwami, urakarama, cyubahiro n'ikibi cyawe none iteka ryose Yesu. Amina, amina. Imana rero ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, kandi Imana buri muntu wese mu rwe ruhande Imana imurebe neza, imuhaza amahoro. Umuririmbyi wa 70 yararirimbye yuzuye umwuka, aravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Arangije agera ahantu hakomeye aravuga ngo nubwo uwo mutwaro uremereye Imana izakurinda. Aravuga ngo uyimenyeshe ibikubabaza, kandi nubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda. Reka nkubwire ngo uri muca mu bikomeye Imana iri kumwe nawe, ntago yaguteye umugongo, ntago yakwibagiwe. Nubwo ubona bimeze gutyo haracyariho gutabarwa kandi haracyariho andi mahirwe. Hari igihe umuntu ajya aba ku musozi akabona ko bitazashoboka, ariko nkuje kukubwira ngo humura, iyatabaye Aburahamu nawe izagutabara, iyarengeye Saduraka na Meshake na Bedenego nawe izagutabara, iyarengeye Daniel mu rwobo rw'intare ntago yigeze inanirwa. Iracyari y'Imana ivuga bikaba, iracyari y'Imana iteka bigakomera. Nawe ibyawe Imana irabizi, ibyo nyuramo biruhije ni by'igihe gitoya, nubwo isezerano risa naho ritinda, ndagira ngo ntago rizahera. Ujye uyizera, niwongere wizera Imana, kuko kwizera Imana nibyo bigiye gutuma Imana igutabara. Imana itugire neza. Uyu munsi rero nkuzaniye ijambo rifite intego ivuga ngo umvira Imana ujya ishaka, Imana ikuremera igitangaza. Umvira Imana ujya ishaka, Imana ikuremera igitangaza. Kuko iyo wumviye Imana, Imana igikurwanirira, Imana igikuneshereza, Imana igikubera igisubizo. Umuririmbyi yararirimbye yuzuye umwuka aravuga ngo mpa amavuta Yesu mone kwaka. Ntago wakumvira Imana udafite amavuta. Rero ukeneye amavuta, kandi amavuta nta handi ava mu bihe byo gusenga, kuko ibihe dusenga Uwiteka bidutarura mu mpagarara ngo twigiraho datari, tukamuganyira icyo dukeneye byose. Waganyira umuntu ntakumve akakumvira ubusa, ariko yuganyiye Imana, Imana ntago yakumvira ubusa, kandi ntago Imana yaguteza abantu. Imana ijya ibikora kugira ngo izina ryayo rikomeze ryubahwe kandi rikomeze rishyirwe hejuru. Ufite uburyo wabonye mu Imana, n'ubu ndakubwiye ngo iyo wabonye muri cyagiye bikomeye, imiryango yagutaye, inshuti zagutaye, abantu bose bakuvuyeho, akazi byanze, mu rugo byanze, abana byanze, iyo Mana wongere uyigirire icyizere, kuko yakoze bya bindi ifite n'ubushobozi bwo gukora ibindi. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kumvira Imana, kuko iyo wumviye Imana ikujyana aho abantu batigeze batekereza. Iyo wumviye Imana iguhuza n'abo utigeze ugira mu bitekerezo ko muzahura, kuko dufite abantu Imana yagiye duhuza nabo tutari tuzi ko tuzahura nabo, ariko kuko twumviye Imana tukagendera mu mugambi w'Imana, Imana ikagenda iturengera. Hari n'aho amaboko y'abantu yaturekuye tuzi ngo birarangiye, amaboko y'Imana aradufata, Imana iradutabara, tubirebesha amaso, tubona gukomera kw'Imana. Imiryango idahari, inshuti zidahari, abana batabikora, umugore nashatse atabikora, twagiye tubona Imana mu buryo butandukanye. Rero iyo Mana iyo wayumviye ntago Imana yagukoza isoni. Ntago nzibagirwa igihe kimwe negeze kuba ndimo senga ndi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Samuel. Uyu munsi wa none icyo gihe nari umugabo akiri umusore, ariko asigaye atuye Gisagara, nawe Imana yaje kumugirira neza arubaka. Icyo gihe Imana iratubwira ngo irashaka ko tujya gusenga ibyumba, kandi tubwira ko tujya gusenga ibyumba tudafite amatiki, tugenda n'amaguru, twumvira Imana, turagenda tugerayo bigoye, ariko mu kugaruka tubona ineza y'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo wakumvira Imana uyu munsi bikomeye, ariko ejo mu gitondo Imana ikaguhindurira amateka, abantu bose bagatangara. Munyemerere rero dusome ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 12, turasoma umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri.
Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12, umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Iki ni igihe Imana yasangaga Aburahamu, imusanga ari iwabo mu gihugu cy'iwabo, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu usiga umuryango wa so, usiga umuryango wawe, ujye mu gihugu nzakwereka. Reka nkubwire, kumvira Imana bijya bituma uhura n'icyo Imana yavuze, ariko utumviye Imana ntago wahura n'icyo Imana yavuze. Iyo usomye Bibiliya ikubwira kuri uyu mugabo witwa Aburahamu. Uyu mugabo witwa Aburahamu avuka kwa Tera. Uyu mugabo witwa Tera yari afite cyangwa se yari umuntu uzwi, yari azwi ko yari atunze ibigirwamana. Uyu Aburahamu rero yavukiye mu muryango w'iwabo, yisanga muri uyu muryango, asanga se afite ibigirwamana. Mu yandi magambo, hari igihe umuntu ajya avukira mu muryango akisanga muri uwo muryango atarabigizemo uruhare, agasanga badasenga, agasanga bafite izindi mana, ariko yakumva ijwi ry'Imana, yaryumvira, Imana ikamujyana ikamugeza ahakomeye, ikamuhindurira amateka. Rero Aburahamu yakuriye iwabo muri ubwo buzima bw'iwabo bw'ibigirwamana, yanika ibigirwamana bya se, aza gushaka, ariko igihe kiragera ntiyabyara. Abantu bakajya kugura ibigirwamana bitanga urubyaro, we ntiyabona urubyaro. Abantu bakajya gutanga ibigirwamana bitanga ubutunzi, we ntiyagira ubutunzi. Ariko agirirwa umugisha wo guhura n'Imana. Nawe mwifurije ko wagirirwa umugisha wo guhura n'Imana, kuko iyo umuntu yahuye n'Imana, Imana ijya imuha umugisha ababyeyi batamuhaye, Imana ijya imuha umugisha inshuti zitamuhaye, Imana ijya imuha umugisha amashuri atamuhaye. Imana yarangiza ikamuhindurira amateka, agahinduka uwo abantu batigeze batekereza. Rero igihe kimwe Imana isanga Aburahamu, imusanga muri ibyo bigirwamana, imusanga byanika mu gitondo akabyanura, ariko afite ikibazo gikomeye nk'icyo ufite. Wavukiye mu muryango uyu munsi wa none, ariko ntabwo wigeze uhindurirwa amateka. Icyo usabwa ni iki? Urasabwa kumvira Imana, kuko iyo umuntu yumviye Imana amateka yajya ahinduka. Iyo umuntu yumviye Imana, Imana ijya imufata ikamugeza aho abantu batigeze batekereza ko yagera. Imana isanga Aburahamu, iramubwira ngo yewe Aburahamu, va mu gihugu cy'iwanyu usiga umuryango wa so, usiga inshuti zawe, usiga abavandimwe. Iki ni ikintu gikomeye kugira ngo Imana igusange, ikubwire ngo va hano ujya ahangaha. Icyambere yari imwohereje adafite ahajya, kuko ntabwo yari azahagiye, ariko yari avuganye n'Imana igomba kumuyobora mu rugendo arimo agenda. Imana iramusanga, iramubwira ngo va mu bigirwa, va iwanyu, sohoka iwanyu mu muryango wa so, ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Arangije yumvira Imana, arahaguruka aragenda, yumvira Imana, agenda atazi aho agiye, ariko agendana n'Imana. Reka nkubwire, ntuzabaze Imana uyibaze ngo uru rugendo ngiyemo ruzagenda gute, ahubwo wowe jya wizera Imana uvuganye nayo ko izabana nawe mu rugendo, yarangiza ikakutambutsa, yarangiza ikakujyana, ikaguhindurira amateka abantu badahari, kuko nta jambo na rimwe ryavuye mu kanwa k'Imana Imana yegeze ibura gusohoza. Ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana, Imana igira ikurikirana, yarangiza ikagira gute, yarangiza ikarisoza. Iyo usomye muri Yesaya ibice byaho 61, Bibiliya yavuze amagambo, yaravuze ngo byukura bagirane, kuko umucyo wawe ugize gute, ukurasiye. Iyo umucyo wawe wakurasiye, ujya ubasha kubyuka. Iyo umucyo wawe wakurasiye, ujya ubasha kugera mu cyo Imana yavuze. Icyo dusabwa ni iki? Icyo dusabwa ni ukumvira Imana, kuko nabonye abantu muri iki gihe dusohemo barimo barumvira abantu kuruta kumvira Imana. Kandi umuririmbyi yavuze ngo jya wumvira Umwuka Wera, gwiza urukundo, nta
nta soni uzagira nubona Yesu. Rero tugeze mu gihe dusabwa kumvira Imana kugira ngo tugere ku cy'Imana yatuvuzeho. Ndagira ngo mubwire ngo kugira ngo winjire mu masezerano ni ukuraza gusabwa kumvira Imana, ukayoborwa n'Imana, ntuyoborwe na kamere, ntuyoborwe n'umubiri, ahubwo ukayoborwa n'Imana. Imana ikagutambutsa ikakugeza ku cyo yakuvuzeho. Imana isanga Aburahamu iramubwira ngo haguruka ugende. Iramubwira ngo ariko nunyumvira icyambere nzaguha umugisha. Iyo wumviye Imana ijya iguha umugisha. Iyo wumviye Imana ijya iguhindurira amateka. Mu mateka Imana iguhindurira ya mbere ni uguhabwa umugisha n'Imana. Kuko iyo uri muri karanda z'iwanyu cyangwa se iyo ukiri mu muryango w'iwanyu ntabwo ujya uhindurirwa amateka, ariko hari amateka tujya duhindurirwa twageze imbere y'Imana, Imana ikaduhindurira amateka. Imana iramubwira ngo va mu iwanyu, va mu muryango wawe, ugende ujye mu gihugu uzakwereka. Ijambo rya mbere yaramubwiye ngo kuko wanyumviye nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iyo wumvira Imana, Imana ijya iguhindura ubwoko bukomeye. Usuzuguritse wakumvira Imana ikaguhindura ukomeye kandi utarigeze ukomera. Ndetse wajya no kureba mu muryango uvukamo ugasanga nta muntu wigeze ukomera, ugasanga nta muntu wigeze umenyekana, ugasanga nta muntu wigeze ugira icyubahiro, ariko kuko wumvira Imana ikaguhindurira amateka. Uyu mukobwa yumvira Imana mu muryango iwabo batarigeze bakora ubukwe, ariko kubera ko Imana yumvira Imana, Imana ikamukorera ubukwe, akaba ari we igitangaza mu muryango w'iwabo. Rero Imana yaramubwiye ngo nzakwereka igihugu, nzakwereka. Yamujyanye mu gihugu ishaka, we ntabwo yagiye ahashaka. Uyu munsi wa none ikibazo gihari, turashaka kujya aho dushaka, ntabwo dushaka kujya aho Imana ishaka. Kandi aho dushaka ntabwo Imana irahindurira amateka, ahubwo aho Imana ishaka ko tujya niyo ishaka guhindurira amateka. Turimo turereka Imana icyerekezo, kandi icyerekezo turimo dushaka ntabwo ari cyo Imana ishaka, ahubwo Imana irashaka kutujyana mu cyerekezo iyo ishaka. Muri ibi yavuga ngo rega nzi ibyo nibwira kubagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbareme umutima w'ejo hazaza. Rero twebwe turashaka ko Imana idutabarira aho turi, kandi ntabwo ari Imana ishaka, ahubwo Imana irashaka ko tuva aho turi, ahubwo ikatujyana aho yateguye. Irangije iramubwira ngo jya mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iyo wumviye Imana ijya iguhindura ubwoko bukomeye. Mu yandi magambo, iyo wumviye Imana, Imana iguhindura umuntu abantu batigeze batekereza ko waba we. Imana iguhindurira amateka mu buryo abantu batigeze batekereza ko ayo mateka yawe yahinduka, ariko kuko wumvira Imana, Imana ikaguhindurira amateka. Nawe ndagira ngo ubwire wowe ndeze amatwi, wumvira Imana, Imana izaguhindura ubwoko bukomeye. Nubwo utigeze ubona amahirwe mu bantu ko wahinduka ukomeye, ariko iyo wumvira Imana ujya uhinduka ukomeye. Iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Iyo Imana yaguhaye umugisha nta muntu n'umwe wabasha kuwukuraho, nta muntu n'umwe wabasha kukuvuma. Naratangaye igihe kimwe Imana yaravuze ku Bisiraheli, ibabwira ko ibahinduye ubwoko bukomeye, ibabwira ko ibahaye umugisha, ariko igihe kimwe Baramu na Baraki bashaka kuvuma ubu bwoko, ariko basanga n'ubwoko butavumika, n'ubwoko bwahawe umugisha w'Imana. Bagera igihe baravuga ngo natwe icyamba tugapfa nk'abari abanyamugisha. Iyo Imana yaguhinduye umugisha, nawe ukandagiye wose uba umugisha, n'icyo ukoze cyose kiba umugisha. Nta muntu n'umwe wabasha kukuvuma wahawe umugisha n'Imana, nta muntu n'umwe wabasha gukuraho icyo Imana yavuze. Imana mwe ngo nzaguha umugisha, iryo ni isezerano Imana yamuhaye. Reka nkubwire, Imana igitanga amasezerano, kandi aya masezerano Imana yayatanga ikayakurikirana, Imana yayatanga ikazayasoza. Nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Iyo Imana yaguhaye umugisha ikurikizaho kogeza izina ryawe. Izina ryawe rikogera rikamenyekana udaciye mu bitangazamakuru, rikamenyekana udaciye mu miryango wavutsemo. Kubera iki? Imana yaguhinduye ubwoko bukomeye. Kabiri, iguhindura umugisha. Gatatu, yogeje izina ryawe. Reka nkubwire, ubaha Imana, uyumvire, Imana izaguhindura ubwoko bukomeye, Imana izaguha umugisha, Imana izageza izina ryawe, abantu babyemeye batabyemeye, abantu babishatse batabishatse, Imana izaguhindura icyo yagambiriye. Yegeze yabwira Yeremiya, iramubwira ngo yewe Yeremiya we uruzi iki? Aravuga ngo nduzi ngo ni umurinzi.
ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye nkarinda n'uwo naribwiye kugeza igihe rizasohora. Mu yandi magambo, abarozi baroze bataroze, icyo Imana yakuvuzeho nta muntu uzakiroga. Icyo akora bizakugeraho, ntibizagira icyo bigutwara, ariko bizakwinjiza mu mugambi w'Imana. Iravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Nuko impamvu yamubwiye ayo magambo nuko yari yayumviye. Utumviye Imana ibi byose ntabwo byakuzaho. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo umugisha wo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu bw'Imana nabayihawe, ngo nayihawe mu gihe nihannye ibyaha. Kugira ngo rero winjire mu mugisha biragusaba kureka icyaha ndetse n'igisa nacyo ukumvira Imana. Wakumvira Imana nayo ikaguhindurira amateka. Ntabwo Imana yaguhindurira amateka utarayumviye, biragusaba kumvira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iravuga ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Iyo wamaze kumvira Imana ikaguhindura umugisha, ikogeza izina ryawe, ndetse n'abantu bakwifurije umugisha, Imana nawe ibaha umugisha. Mu yandi magambo, abantu bakwifurije ibyiza, Imana nabo irabibaremera. Dufite abantu batajya bifuriza abandi ibyiza, babona ko bahora mu ntambara, bahora ko babona mu makuba, bahora ko bahora bageragezwa, bahora ko bahora mu madene, bahora ko bumva ngo zabo zahoramo intambara. Ariko reka mubwire, iyo wumviye Imana ikaguhindura ubwoko bukomeye, ikaguha umugisha, uhinduka umugisha, aho ukanagira umugisha, biravuga ngo icyo cyazakoraho cyose kizamubera cyiza. Iyo wumviye Imana ikaguhindurira amateka, niyo wacuruza pasiparumu, izi pasiparumu zagurwa. Kubera iki? Wahindutse ubwoko Imana yishimira, wahindutse iki Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka ko tuba icyo abantu bashaka, ahubwo Imana irashaka ko tuba icyo ishaka. Mu yandi magambo, ntabwo Imana ishaka ko wemerwa n'abantu, ahubwo Imana irashaka ko ari kwemera kuruta uko abantu bakwemera. Kuko abantu mu gitondo bagukomera amashyi, ariko nimugoroba ntibongere kuyagukomera. Kuko dufite ibimenyetso byinshi. Dufite abantu bagiye bubaha n'abantu bakabubaha igihe gitoya, ikindi gihe bakabasuzugura. Ariko Imana yakubashishije ikanakuba. Erega Imana ijya yubaha abantu bayo, kuko iyo twubasha Imana nayo iratwubahisha. Mu yandi magambo, burya ibiguhaye icyubahiro. None abantu bose bategetswe kugira gute? Bategetswe kukubaha. Kuko Hana yabaye mu kigeragezo, ntiyagirirwa umugisha wo kubyara, ariko Imana imuhinduriye amateka. Abantu bose basuzuguye Hana bafatanyije nawe gushima. Hari igihe Imana ijya yemera ko abantu bagusuzugura, abantu bakagutuka, abantu bakagusebya, ariko Imana yiguhinduriye amateka. Babandi bagusebeje, babandi bagututse, nibo baba mbere mu kuza kugufasha gushima Imana. Kandi baza ngo twaragusengeye, twabanye nawe mu kigeragezo, n'ukuri burya nubwo tutatubonaga twari turi kumwe nawe. Ariko nagira ngo ubwize ukuri, nta yindi nshuti ufite uretse Yesu wenyine. Yesu wenyine niwe mubana ibihe byose. Abantu bagukunda kubera ibyo ufite, abantu bagukunda kubera ibyo utunze, ariko Yesu na se badukunze ntacyo turi cyo. Twebwe twarabo gupfa, twarabo kurimburwa, ariko ijuru ryemera gutanga Kristo kugira ngo aze kutubera incungu. Rero ubu buntu twagiriwe ntitubutesha agaciro, ahubwo tububyaze umusaruro wo kwegera Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Bibiliya yavuze ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Iyo wubashye Imana, ukwifurije umugisha, nawe Imana ijya imuha umugisha. Ukwatuyeho umugisha, nawe Imana ijya umusukaho. Biravuga ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Iyo wubashye Imana, ikintu cya mbere Imana ikora, yogeza izina ryawe. Kabiri, iguhindura ubwoko bukomeye. Gatatu, iguha umugisha. Kane, ukwifurije umugisha irawumuha nawe. Kubera iki? wumviye Imana. Ariko ngo uzakuvuma, uzakuvuga nabi, uzakurwanya, uzagusebya, nawe Imana izamusebya. Uzakurwanya nawe Imana izamurwanya. Kuko nta muntu ujya urwanya umugambi w'Imana ngo abe muzima. Wowe ubaha Imana, ibindi ubyihorere, ubiharire Imana. Imana ibyibereyemo izabikora. Uzakuvuma nayo izamuvuma. Utazifuza kubona amahoro, nawe nta mahoro azabona. Niko Bibiliya yavuze. Kubera iki? Yabwiye Aburahamu ngo nunyumvira
ukajya mu gihugu nzagira gute nzakwereka. Imana irashaka ko tuyumvira tukagenda ishaka tukagenda mu mugambi wayo. Iramubwira ngo nunyumvira nzaguhindura ubwoko bukomeye. Abantu batabishaka babishaka bumviye Imana iguhindura ubwoko bukomeye. Kabiri, nzogeza izina ryawe. Abantu babyemeye batabyemeye bumviye Imana yogeza izina ryawe. Gatatu, iramubwira ngo nzaguha umugisha. Babyemeye batabishaka wubashye Imana iguha umugisha. Kane, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Babyemere ntibabishaka ukwifurije umugisha kubera kuri mu mugambi w'Imana ukaba warumviye Imana nawe azabona umugisha. Igeze gatanu, iravuga ngo ariko uzakuvuma kubera ko wanyumviye, kubera ko wemeye kugendera mu mategeko yanjye, kubera ko wemeye kubana nanjye, uwo nguwo nanjye nzamuvuma. Reka nkubwire, aho uzasanga umuntu wubaha Imana ntuzamusuzugure bitewe n'ubuzima ahagazemo, bitewe n'igihe ahagazemo, kuko Imana ijya yemera ko umuntu yubaha ahagarara mu gihe icyo ari cyo cyose, ariko ikindi gihe cyagera amateka agahinduka. Ntuzamuvugeho, jya wicecekera. Niba udafite icyo kumukoraho ceceka, niba udafite icyo wamufasha ceceka, uceceke wigendere, kuko numuvugaho ukamuvugaho nabi nawe Imana izakuvugaho nabi. Iravuga ngo uzakuvuma nzamuvuma. Kubera iki? Kuko wanyumviye. Utazakwifuriza ibyiza nta byiza azabona. Utazakwifuriza iterambere warumviye Imana nawe nta terambere azabona. Ariko uzagusabira umugisha nanjye nzawumuha. Ndagira ngo nkubwire ngo umvire Imana, ibindi uzihorere Imana izabyikorera. Kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Iki ni igihe Imana yavuganaga na Aburahamu, ariko iki gihe ntahari irimo iravugana nawe uneze amatwi. Irimo iravugana nawe wa mugore we, irimo iravugana nawe wa mugabo we, irimo iravugana nawe wa mwana muto we. Muri ibyo navuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ngo ahubwo azafashwa no gusenga. Irimo iravugana n'abantu barushe, irimo iravugana n'abantu bababaye, ikakubwira ngo mu kigeragezo urimo yumvire, ujya ishaka ikuyobore, ibindi Imana izabyikorera, ibindi Imana ibyibereyemo. Iramubwira ngo nyuma y'ibyo byose nzaguhindura ubwoko bukomeye. Kandi iramubwira ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, nimwe amahanga yose yo mu isi azatabarirwa. Iyo wubashye Imana ukayubahisha, hari abantu bajya batabarwa kubera ko Imana yagutabaye. Hari abantu bajya wibukwa n'Imana kubera ko bagendanye nawe. Mu yandi magambo, Imana ikundindire kugendana na Loti mu rugendo rusigaye mu mwaka urangire, kuko Loti yatuma utagera mu masezerano. Loti yatuma utagera ku cyo Imana yavuze. Imana iguha umwuka wo guhishurirwa abantu murimo mugendana muri iyi minsi. Hari igihe ugendana n'abantu mugasengana, uzi ngo ni abantu bazima, uzi ngo ni abantu bari kujya mu ijuru, kumbi ni abanyamashyari, ni ba Loti. Imana yakubwira ati nguhaye umugisha, bagakoma mu mashyi kandi batabyishimiye, mu mitima yabo barimo bahekenya amenyo. Imana ibwiye Aburahamu rero, Aburahamu kubera ko yakundaga Loti, habate se Imana ko imwe mpagurukane n'umugore wanjye tugende. Loti ko dukundana namusiga gute? Bireba ngo barahagurukana baragenda, ariko ngo bagihaguruka Aburahamu niyongera kumva ijwi ry'Imana. Hari umuntu mujya mugenda n'ijwi ry'Imana rikakuvaho. Hari umuntu mujya musengana ntiwongere kubona umugisha. Hari umuntu mujya musengana cyangwa se mukagendana inzira zose wari ufite zigafungwa. Imana yaguhamagaye wenyine, ntabwo yaguhamagaye kugendana n'abandi bantu, kuko abandi bantu bazatuma utagera aho Imana yavuze. Ariko nugendana n'Imana, Imana izakugezaho igambire ko ugera. Ngo barahaguruka baragenda, ariko uko iminsi igenda itaha bakagenda bashwana. Igihe kigeze abashumba babo baza kugira gute, baza kurwana. Muri uko kurwana kwabo bagirana ibibazo bikomeye. Aburahamu ahamagara Loti
aramubwira ati muvandimwe njye nawe ntitugire icyo dupfa, ubundi nta kintu twari dukwiye gupfa, ntabwo twari dukwiye gushwana kubera iki, ntabwo twari dukwiye gusubiranamo, kuko igitondo kimwe abera tuzataha, igitondo kimwe haleluya Yesu azahagarara ku bicu, itorero ry'abera ritahe. Harangije ngo hagarara, haramubwira ngo ntitugire icyo dupfa, hitamo. Dore ngiki kibaya, nuhitamo kujya ku musozi ndajya mu kibaya, nuhitamo kujya ku musozi ndajya mu kibaya. Ariko Loti kubera ko atagira ishurirwa, ngo yitegereje ikirango abona kiratoshe, ngo abari bahitamo ngo agere n'abagaragu be n'intama ze byose n'amatungo yaragenda, ngo Aburahamu ngo azamuka umusozi, ngo akizamuka umusozi yongera kumva ijwi ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo birakwiye ko wongera kuzamuka umusozi, wazamuka umusozi ukongera kumva ijwi ry'Imana. Impamvu utacyumva ijwi ry'Imana ni ukubera aho uri, impamvu utacyumva ijwi ry'Imana ni ukubera abo muri kumwe. Ariko nuzamuka umusozi urumva ijwi ry'Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko mbere ko dusenga Imana ndagira ngo wifatire umwanzuro. Birashoboka ko umaze igihe ufatirwa umwanzuro n'abandi, ariko uyu munsi niwo utegetswe kwifatira umwanzuro, kuko ntabwo Imana yagutabara ukiri muri Uri y'Abakaludaya, ntabwo Imana yagutabara ukiri mu bigirwamana by'iwanyu. Hari ahantu Imana itaguhera umugisha, hari ahantu Imana itasohoreza isezerano. Kugira ngo Imana isoze isezerano birasaba ko ugira ahantu uva ukagira ahandi hantu ujya Imana ishaka, kuko Aburahamu ntabwo yigeze asohorezwa isezerano akiri iwabo. Kugira ngo isezerano rye risohore ni uko yumviye Imana akava mu gihugu cy'iwabo, akava ku musozi w'iwabo akajya ahantu Imana ishaka, nibwo Imana yamusohoreje isezerano. Kandi mwibutse ko Imana itamusohoreje isezerano ari mu nzira agenda, yamusohoreje isezerano yarageze ku musozi Imana ishaka, yamusohoreje isezerano yaramaze gutandukana n'iwabo, atandukana na Loti, atandukana n'ibintu byose, yemera kugendana n'Imana yonyine. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo Imana igusohoreze amasezerano ni ukugira abantu mutandukana, ni ukugira ibyo usiga, ni ukugira ibyo uvamo, ugasingira ibyo Imana ishaka, ugasingira aho Imana ishaka ukandagiza ibirenge byawe. Aburahamu akiri kumwe na Loti ntabwo yigeze yumva ijwi ry'Imana, Imana yaracecetse. Impamvu Imana yacecetse, Aburahamu yahagurukanye na Loti atari mu mugambi w'Imana. Hameze asigaye ngo umwaka urangire, Imana ikwereka abantu bari mu mugambi wayo, abari bo mugendana, nibwo uzakomeza kumva ijwi ry'Imana. Ariko nugenda uri kumwe n'abantu batari mu mugambi w'Imana, nta jwi ry'Imana uzigera wumva. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Turasabwa iki rero? Turasabwa kubana n'Imana, tukumva ijwi ry'Imana kuruta uko twumva abantu, kuko dufite abantu bananirwa kumva ijwi ry'Imana ahubwo akumva umuntu. Iki ntabwo ari igihe cyo kugenda wumvisha ijwi ry'umuntu, ahubwo tugeze mu gihe cyo kugenda wumvisha ijwi ry'Imana. Munyemerere dusenga Imana. Navuze ngo niwe uri bwifatire umwanzuro ku bw'aya magambo wumvisha, niwe uramenya aho ukwiye kujya, niwe uramenya icyerekezo ukwiye kujyamo cy'ubuzima, niwe uramenya ahantu ukwiye guhagarara ukavuga ngo uyu musozi mpagazeho Imana irandeba, uyu musozi mpagazeho Imana iranyishimiye, uyu musozi mpagazeho ijwi ry'Imana ryamanuka rikavuganira nanjye kuri uyu musozi. Ko Aburahamu abana atavuganiye n'Imana, ariko yagera hano akavugana n'Imana, byatewe n'iki? Nasomye ijambo rero ngo twakisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nawe wisuzume urebe se ndi mu mugambi w'Imana cyangwa namaze kuwuvamo. Aho sinabona batambitse ibirenge, akaba ariyo mpamvu nacyumva ijwi ry'Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Imana mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye kubwira ijambo. Twebwe ubwacu ntabwo twamenya aho dukwiye guhagarara, ariko dukeneye Mwuka Wera kugira ngo Mwuka Wera tuganirize aho dukwiye guhagarara. Nyemerera Mwami ubu bwoko bwawe ubusuke Mwuka Wera, Mwuka Wera waganirize, Mwuka Wera abayishurire, kuko Mwuka Wera niwe wageze kuri Aburahamu yumva ijwi ryawe. Uravuga ngo
ngo nava iwabo asiga umuryango we asiga inshuti biragoye, ariko arakumvira. Birakwiye ko rero dushoboza kugira ibyo dusiga tukakumvira. Abagore bakagira ibyo basiga, abagabo bakagira ibyo basiga, abakobwa bakabisiga, abasore bakabisiga, kugira ngo tugere ku cyo wavuze mu izina rya Yesu. Nyemerera ubagirire neza, imbabazi z'Imana zigaragare, ubutware bw'Imana bugaragare, amaraso ya Yesu agaragare. Buri muntu wese uri bwumvira ijambo ahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu, kandi ahabwa imbaraga zo kukumvira agera aho ushaka. Urakoze Mwami, urakarama kuko uri Imana yumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Kuko bisanzwe mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Himbazwe Théophile. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Abakomeje kunyereka ko banshyigikiye, Imana ibahe umugisha, ndetse n'abandi bazadushyigikira mu gihe kizaza, Imana ibahe umugisha. Abakifuza ko tubasengera tukaganira ku bindi bitandukanye, batubona kuri nimero 0784778486. Imana ibahe umugisha mu byo murimo byose, muhirwe n'Imana. Abari muri Afurika, abari mu Rwanda, abari i Burayi, mu bihugu bitandukanye, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndabakunda. Shalom, shalom, shalom.